Nyibuka ko nta n'icyarire cy'inka nigeze nzana, nyibuka ko nta n'ubwatsi bw'inka nigeze nzana. Yewe data we, ikintu cyambabaje, Kibwa yamembaga amafaranga 700 ku kwezi. Abasore bari kundeba ukuntu bakorera amamiliyoni ku kwezi, bakandeba. 700 twarayakoreye ku kwezi, inshuti yanjye. Twafataga ubugari bw'imyumbati, urimo urabyumva, kubera kubura imboga, ugafata ifu y'imyumbati nanone ugakoroga, ugakora igikoma, warangiza ukanyanyagiza amakunyu, noneho ukarisha bwa bugari. Kugira njya gushaka akazi, norotse ishuri, nigaga mu wa 6 mu mashuri abanza, ndaritoroka njya gushaka akazi. Ngezeyo hari umugabo witwaga Kibwa, ati banza ushigisha igikoma. Igikoma rero kugishigisha, n'ubundi urumva naragishakaga ni nk'ako kanya. Igikoma mbagigejeje aho ngaho, ati ncuhiriza amazi yo koza umwana, amazi, ati banza uteke twirire imirimo urayikora. Akambwira ati banza ujye gukura ibijumba mu gishanga. Nkaguruka hagenda ibijumba nkabanda bizanye, nkabiteka, namara kubiteka tukarya. Najya kumva nkumva ibigurube hepfo, byageze mu masaa 5, nkumva inka zenda kumena ikiraro. Umugore akambwira ati nakazi kawe, shobuja naza murapfa ubusa. Kumva none se siko mubizi, na Bibiliya bivuga ngo umukene ngo avuga yihonga. Umukene avuga yihonga, avuga ati mvuge cyane wenda batangera kunsubirishamo. Reka dusome ijambo ry'Imana, abantu bazanye Bibiliya tuzirambure. Turasoma mu gitabo cya 2 cy'Abami, ibice 7. Turasoma duhere ku murongo waho wa mbere. Page ni 358. Twihute dusome igitabo cya 2 cy'Abami. Haravuze ngo Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagura shekeri 1, kandi indengo 2 za sayiri nazo zizagura shekeri 1. Ariko umutware umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru, bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. 3 aravuze ngo kandi ubwo hariho abagabo 4 b'ababembe bari ku irembo, baravugana bati iki twicaza aha kugeza aho tuzahapfira niki? Ariko twavuga duti twinjire mu murwa, kandi inzara urimo twawugwamo, kandi nidukomeza kwicara hano gusa nabwo turapfa. Nuko noneho nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya, nibadukiza tuzabaho, nibatwica hose n'ugupfa. Mu kabwibwi barahaguruka bajya mu rugerero rw'Abasiriya. Bageze aho urugerero rw'Abasiriya rutangirira basanga nta muntu ururimo, kuko Uwiteka yari yumvishije ingabo z'Abasiriya ikiriri cy'amagare n'amafarashi n'icy'ingabo nyinshi, bituma bavuga bati yemwe umwami w'Abisirayeli yaguriye abami n'Abaheti. Yego
yego nimugoroba hari ukabwibwi bata amahema yabo n'amafarashi yabo n'indogobe zabo kuko urugerero rwakabaye barahunga ngo badashira. Imana iguhe umugisha. Yesu ashimwe. Haleluya. Ijambo Imana ivuze iraririnda ibihe n'ibihe, iraririnda ibihe n'ibihe, ripfa kuba ryaravuzwe nayo. Ijambo Imana ivuze iraririnda ibihe n'ibihe, iraririnda ibihe n'ibihe, ripfa kuba ryaravuzwe nayo, ripfa kuba ryaravuzwe nayo, ripfa kuba ryaravuzwe nayo, ripfa kuba ryaravuzwe nayo, ripfa kuba ryaravuzwe nayo. Kera hari umusaza witwaga Simiyoni, yari yarabwiwe nayo bazarama, bazarama, bazarama. Ijambo Imana ivuze iraririnda ibihe n'ibihe, iraririnda ibihe n'ibihe, ripfa kuba ryaravuzwe nayo, ripfa kuba ryaravuzwe nayo, ripfa kuba ryaravuzwe nayo, ripfa kuba ryaravuzwe nayo, ripfa kuba ryaravuzwe nayo. Haleluya. Mana we. Bazana ijambo rivuga ngo nimuhumure mukabwibwi Uwiteka agiye gukora. Nimuhumure mukabwibwi Uwiteka agiye kugira gute? Iri jambo kurivuga ukaribwira umuntu wicaye mukabwibwi ntago abyumva. Biranakomeye kumusobanurira ko mu gihe arimo Imana yamwiyereka kandi ari mu gihe abona abandi bo batari mukabwibwi kandi we abona ari mukabwibwi. Ariko uko byagenda kose igihe cy'Imana iyo kigeze Imana ntibura ingabo ikoresha. Yesu ashimwe. Igihe kimwe Abisirayeli bari mu gihugu cya Egiputa baragiyeyo barabaye imbata z'Abanyegiputa, bari barihebye bavuga bati ibintu Imana yavuze ese ubu byazasohora. Mwibuke yuko Imana yagiye ikoresha ingabo nyinshi, byageze naho ngo ifata ibikeri ikagira iryohereza ibwami. Yesu ashimwe. Hari naho Imana ibona ibifaru bitakora, ikavuga iti ibifaru wara ntacyo byamara, babitwika bakabirangiza. Ariko Yesu ashimwe. Ahantu twavukiye nta muntu n'umwe uzwi mu rwego rw'isibo. Munkurikire tuganire. Haleluya. Haleluya. Kuko hari igihe kimwe maze kugura bote murazibuka, maze kuzigura data wacu yarandebye aravuga ati sha uzi ko wabaye umusirimu, arambwira ati izo bote zawe zintize nigire kuri komini. Ndazimuha, amanuka umusozi, agezemo hagati ziramunanira, azikuramo azicomekeranya kwa kundi, arangije azikubita ku rutugu, ajya kuri komine. Avuye kuri komine arambwira ati fata ibi bote byawe niriwe mbyikoreye, jyana bote zawe. Aho ngaho aho hantu hameze gutyo na n'iyi saha nta gare rirahakandagira. Haleluya. Haleluya. Namba bariye mukandeba. Yesu ashimwe. Uyu muhungu nawe uri gusetinga kano kantu kandi imbere, nawe byamugoye gusetinga iyi sura. Nagiye mubona ariko
mu mutima nkashaka kumubwira intihangane gusetinga ino sura biragoye, ariko kubera ko Imana yemeye ko mpagarara hano, setinga. Haleluya! Tudatinze, iyo twapfukamaga turi gusenga turi aho hantu, Imana yaratubwiraga ngo izatumenyekanisha. Haleluya! Yaratsinze, Yesu yaratsinze, mwami w'abamaze ahora ku ngoma iteka. Yaratsinze, Yesu yaratsinze, mwami w'abamaze ahora. Witwa Yesu uyu mugoroba ntashingira ku mashuri wize, ntashingira ku miryango uvukamo, ntashingira, ahubwo uyubaha agakora ibyo gukiranuka. Igira gute? Igihe kimwe nibuka, ariko Mana wankuye kuri, merutse gutanga ubuhamya gutya, umugabo umwe w'umuvugabutumwa agira ngo ndabeshye, arambwira ati ibintu uvuze ndashaka ngewe ko nzagutegera, nzagukorera ibishoboka byose uzangeza aho hantu iwanyu. N'ubu ngubu hari abari kuvuga batari ko se uriya muntu tubona wambaye akantu kariho utuntu tw'imideri, buriya ko kahana avuka ntagara. N'ubu hari abari kubitekerezaho mushumba, ariko ndakubwiza ukuri ntaryo. Umuvugabutumwa dupakinga ibikapu byacu nyine nk'abasirimu bavuye i Kigali. Ndamubwira nti nturambirwe, turagenda. Saa 12 twari tugeze aho kaburimbo nyine tuyisiga tukazamuka umusozi. Ndamubwira nti tugende. Saa 12 za mu gitondo turazamuka, saa 5 ziragera turazamuka, saa 8 ziragera, tugeze saa 9 arambaza ati ahantu wavukiye wahibagiwe? Ndamubwira ahantu navukiye ntabwo nahibagiwe, niho ndi kujya. Arambwira tudakora ikosa ryo kumbeshya, wirwa kuri kamera, wirwa ubwira abanyakigali ngo uvukira ahantu hakaze, none wagize isoni zo kungeza ahantu uvukira, wandengeje wanjyanya hatariho. Atariko nanjye ubwenge ndabufite. Umuntu ugeze ahantu yavukiye ntihabura ibimenyetso byerekana ko uwo muntu bari bamuzi. Ati sinsubirayo utangejeje aho wavukiye. Turagenda, saa 10 ziba zirageze, saa 11 ziba zirageze. Bigeze saa 12 mbona telefone ya mwarimu waho irampamagaye. Urumva njye nari namuhamagaye ndamubwira nti ndaje kandi ndakuzanira n'umushyitsi. We kubera ko amasaha yarayazi yampamagaye saa 12 zuzuye. Mbwira wa mushyitsi ni barampamagaye ngo tugezehe. Twaragiye tugenda indi minota 30 tuba tugeze mu gasantere k'iwacu. Abantu mbona barahagurutse bakajya bagira ngo hari n'igitifu w'umurenge ubasura. Umva gasharero bacu bari bagiye bafata utuntu tw'udushinge. Ishinge murayizi mwebwe hano Kinyinya mugira ngo irahaba simbi. Ishinge murayizi. Bari bagiye bayifata nyine. Urumva nkimara kubahamagara ko ndi bugeyo bumvisha ari nk'igitangaza. Bagiye bafata ishinge bakayifata bakagenda bayirambika ahantu ndi bukandagire. Na guverineri nta muntu wamushyiriraho iyo shinge ngo ayikandagireho. Bashyiraho ariko kubaha Imana Mana we. Mbona abakecuru bashyizemo udushanana bakajya babyina bavuga bati uyu ni umuhungu wacu Mana we. Ariko reka mbabwire inshuti z'umusaraba, reka mbabwire Imana ijambo yakuvuzeho izarisohoza ukiriho, kugira ngo uzabone kugira neza kw'Imana, kugira ngo nawe uzajye ubona ibyo ubwira abantu. Haleluya! Wa mukozi w'Imana akimara kubona aho hantu bateguye gutyo, akimara kubona aho hantu banyakiye gutyo,
bamwe bakajya bavuga bati uyu ni wa wundi wo kwa runaka. Ni njyewe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Mwebwe rero abantu bakinyinya wenda ubu ngubu bahatuye banahavukiye, iyo tuvuga ngo Imana ngo turayishimye, ngo Imana ngo itubeshejeho ngo mu mujyi wa Kigali, mwumva ari ibintu bisanzwe, ariko ntabwo ari ibisanzwe. Byonyine njyewe nubwo naburara nicaye i Kigali, none se ntabivuga, uzi ko abakobwa twiganye nahageze ngasanga barashizemo amenyo, nta menyo bagira, barashaje. Abasore twiganye babaye abasaza, ariko njyewe urabona urukara wagira nda agasore. Haleluya. Ariko igihe kimwe rero Abisirayeli, izi nkuru twasomye, reka nihute ndashaka kuvuga utuntu twishi. Abisirayeli bari mu gihe kibi, ngo bari baragoswe n'ingabo zitwa Abasiriya, barabagota. Abasiriya baravuga bati ntabwo Abisirayeli turi bubice dukoresheje intwaro, nta mbunda turi bukoreshe, nta masasu turakoresha, nta byuma turakoresha, ahubwo reka tubagotera ahantu hamwe bicwe n'inzara. Umwanzi arakicwa n'inzara. Nahoze ndi kubona umuntu w'ikiduhagire hariya. Imana izakurinda inzara sha, Imana izakurinda inzara. Buriya inzara uriya yamukubise wasanga amabere ukajya ugira ngo ni akantu k'inuzi, ariko Imana izabarinda inzara, inshuti z'umusaraba. Abisirayeli ngo babagotera ahantu mu mudugudu, mu murwa, ahantu hari hafunze batabasha gusohoka, batabasha kunyeganyega, bagumamo. Abasiriya bari abagome, baravuga bati inzara yo turayizi, wenda amasasu bayakwepa, wenda bashobora no kuba baracukuye imyobo bakajya bihisha abo twakubitamo ibintu biremereye, bakihisha bakabaho, ariko inzara ntibazayikwepa. Torero ry'Imana, Imana izabarinda inzara. Inzara yigeze kunyica, njya gushaka akazi, ntorotse ishuri, nigaga mu wa gatandatu mu mashuri abanza, ndaritoroka njya gushaka akazi. Ngezeyo hari umugabo witwaga Kibwa, yari mwarimu icyo gihe, arambwira ati akazi uragashoboye? Ntindagashoboye. Ati ngiye kuguha akazi uzagakora? Ntinzagakora. Arambwira ati cyambere uzajya utema ibiti 3 by'inturusu ubyase, numara kubyasa utunde ibikoro bishyire mu nsina, nurangiza ibyo biti washije ubitunde ubijyane mu rugo. 2, uyu murima nkweretse uzajya uwuhinge. 3, uzajya wahirira inka. 4, uzajya wahirira ingurube. 5, icyarire. Yego wowe uri kunkurikira, icyarire cyo mu nka, icyarire cyo mu nsina, noneho nzajya nza ndebe imirimo naguhaye ko wayikoze. Kubera inzara nabaga mfite, umugore we yari afite agahinja. Arambwira Kibwa mu gitondo amaze kugenda, umugore arambwira ati ariko se ubu urajya mu kazi tutariye? Kumbwira kurya rero n'inzara nari mfite, wabaga ubyukije n'ubundi wari washakaga kubyuka. Ati banza ushigisha igikoma. Igikoma rero kugishigisha n'ubundi urumva naragishakaga ni nk'ako kanya. Igikoma mbanyigejeje aho ngaho. Ati ncuhiriza amazi yo koza umwana. Amazi, ati banza uteke twirire imirimo urayikora. Akambwira ati banza ujye gukura ibijumba mu gishanga. Nkaguruka hagenda ibijumba nkabanda bizanye, nkabiteka, namara kubiteka tukarya. Najya kumva nkumva ibigurube hepfo, byageze mu masaa 5 nkumva inka zenda kumena ikiraro. Umugore akambwira ati nakazi kawe, shobuja naza murapfa ubusa.
saa saba nkabona zirageze, mwibuke ya mirimo 7 yose databuja yampaye sindayikora. Inzara nkagenda nkajya gutema ibiti, namara kubitema mwibuka ko ntigeze nkubita n'isuka, nkavuga ni rero ibiti ndaba mbitunda, reka mbanze njye gushaka kabyizi, nkagenda nkakubitaho, namara gukubitaho mwibuka ko namara kuva ku ishuri agasanga nta n'igikori kiragera mu nsina aramitana. Mwibuka ko nta n'icyarire cy'inka nigeze nzana, mwibuka ko nta n'ubwatsi bw'inka nigeze nzana. Yewe data we, ikintu cyambabaje, Kibwa yampembaga amafaranga 700 ku kwezi. Hano hari abasore bari kundeba ukuntu bakorera amamiliyoni ku kwezi, bakandeba. 700 twarayakoreye ku kwezi inshuti yanjye. Twafataga ubugari bw'imyumbati, urimo urabyumva, kubera kubura imboga ugafata ifu y'imyumbati nanone ugakoroga ugakora igikoma, warangiza ukanyanyagiza amakunyu, noneho ukarisha bwa bugari kugira ngo. Ariko turashimira Imana ko tutishwe n'inzara. Imana izabarinda inzara. Abisirayeli nabo bageze mu gihe ngo Abasiriya bari barabagose bagiye kwicwa n'inzara. Ikosa Abisirayeli bari barakoze ngo bari barafasha abagabo bitwaga ababembe, barabajugunya babata inyuma y'umurwa. Ariko icyo nshatse kubabwira ni iki kuri izi nkuru z'aba babembe? Abantu nubona bakujugunye ntuzagira ubwoba. Abantu bashobora kugufata bakakujugunya, ariko Imana yatumye uvuka ukabaho. Impinja mwavukiye rimwe zigapfa bikarangira, wowe ukaba ukibasha guhumeka, ntaho Imana yagiye. Ahubwo aho ngaho bakujugunye, hariya bakujugunye niho Imana ihagaze. Aho bakujugunye niho Imana ihagaze. Ngo ababembe bari baratawe, bahita bavuga batariko n'ubundi nitwinjira mu murwa turapfa, inzara iriyo iraduhitana. Ariko twamaze kumenya ko Abasiriya bafite ibyo kurya, naho kumbi nakabwibwi kakabwibwi twasomye hano muri Bibiliya. Imana iteje akabwibwi ku Basiriya kugira ngo ibone uko tabara Abisirayeli. Haleluya. Ngo aba babembe bigira inama, bamaze kwigira inama Imana nayo irabashyigikira ngo ihita iteza ubwoba Abasiriya, ngo bajye kumva bumva ibintu bimeze nk'amagare n'amafarashi, ngo bajye kumva bumva ibintu bimeze nk'imiriri, ibintu bihinda. Naho kumva Imana yafashe bya biguru by'ababembe, ibibando, va ku bibando. Uzareba abantu barwaye imidido, ujye ubabona Nyabugogo. Umuntu utagira Nyabugogo wenda ntiyababona. Nyabugogo baba bahari arwaye ikiguru cyarabyimbye, harajeho ibintu noneho burya nabyo Imana yabikoreramo igatabara abantu. Yesu ashimwe. Imana igafata bya biguru byabo babaga ngo barabaziritseho ibintu by'amayugi by'inzogera, kugira ngo nibatambuka abantu bazima bavuga bati uwo ni umubembe, mwihishe, umubembe araje. Noneho Imana ngikoresha bya bintu by'inzogera baziritse ku maguru yabo. Yesu ashimwe. Ngo ababembe batambuka bajya mu rugerero rw'Abasiriya. Noneho Abasiriya Imana iragenda ibateza ubwoba, bakumva umubembe akubise ikirenge hasi ngo bakagira ngo ni nka za burende zije. Ngo baravuga bati rero umwami w'Abisirayeli yatugambaniye, yafashe amahanga yose, yatuguririye, none rero dukizwe n'amaguru duhunge. Haleluya. Imana iteje akabwibwi kugira ngo ibone uko itabara Abisirayeli. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ariko Mana we waraturengeye. Mukabwibwi ariko Mana we waraturengeye. Ariko Mana we waraturengeye. Ngo
abasiriya ngo bakumva umubembe yatimba. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ngo abasiriya ngo bumvishe icyo kiriri cy'amagare, bumvishe iyo mirindi bari kumva, baravuga bati Abisirayeli batuguze, batugambaniye, bafashe ibihugu byaje kudutera, ngo bigira inama yo gufata ibyangushye. Ubwo urumva wenda ni nk'utwenda twabo ngo bari batetse. Bibiliya yo ukomeje gusoma ziriya nkuru, naje tujye no mwaririya turebe, barijyamo basanga naho ibiryo birahari, baravuga bati iri kosa ntabwo twakomeza kurikora. Mwebwe ikibazo mugira, iyo wamaze kubona ko wowe ibyo kurya byabonetse, urabwika ntuze kubwira bene wanyu, uzajya uza utubwire ko Imana hari igitangaza yakoze. Ndashimira bano bantu bashimye Imana, Imana ibaha umugisha. Nimujya mubona Imana hari igitangaza ikoze, mujye muza muhumurize bagenzi banyu mwicaranye ku karago, mujye muza mubabwire ngo Imana iracyakora. Haleluya. Ngo baravuga bati twakoze ikosa, twebwe twariye, ariko bene wacu mwibuke yuko nubwo badutaye, nubwo batujugunye, ariko Imana yadutoraguye, itweretse imbabazi zayo. Mureke tugende na bene wacu tubereke ko Imana idushyigikiye. Ngo baragenda babwira intumwa cyangwa se umurinzi, baramubwira bati Abasiriya twe tuvuye mu rugerero, ntabagihari. Ngo inkuru ziba zigeze ku mwami, umwami aravuga ati baratubesha. Ngo umwe mu basirikare ngabwira umwami, ngaramubwira ngo reka njyewe mbanze njyana amagare n'amafarashi make, ngende njye kureba inkuru y'impamo, ndaza nkubwire. Ngagezeyo sanga koko Abasiriya bagiye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Uzi ko uriya muntu wowe uri gutesha agaciro, uri gusuzugura ngo ntago yakandagira iwawe, uzi ko ushobora kwikangura ari ukuyeho ubutabazi. Yesu ashimwe. Uriya muntu uri gutekereza ko mutasangirira ku meza amwe, uzi ko hari igihe byahinduka ukikangura uriya muntu ari uri kukubwira ngo ngwino wicare nawe. Yesu ashimwe. Icyama umuntu wese turi kuganira cyangwa se uri kumva zino nkuru ndi kubaganiriza, agahindura ibitekerezo bye, umuntu wese akajya amufata nk'undi. Yesu ashimwe. Naje kureba nsanga nta kindi kintu umuntu yakwishingikiriza usibye kwishingikiriza ku Mana. Iyo wishingikirije ku mafaranga, amafaranga ajya ashira, amafaranga ajya arangira. Umuntu wagendaga n'inkweto, yambaye inkweto, twarabibonye, hari ahagera inkweto akazikuramo akagenza ibirenge. Twagiye tubona ibintu bihinduka, umuntu wagenzaga ibirenge ejo muhura ari kugenda n'imodoka. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ubu ngubu Kibwa wamaga amafaranga 700. Nashatse kwambara gutya kugira ngo nese aka kantu ugira ngo ntazakabona. Nese ugira ngo ndikubwira abanyakinyinya gusa, aka kantu Kibwa azakabona. Njyewe narinzi ko ndi bubwirize, ndambara kano kantu navuga ni reka nze ndashaka kubabwira ko ibihe bijya bihinduka. Ntabwo ngikorera amafaranga 700. Na Kibwa nimba ari kunyumva azaze nawe nzamuha akantu i Kigali. Hinduka nshuti z'umusaraba, ntukarebe ibihe uhagazemo ngo ugira ngo nibyo uzapfiramo. Ibintu bijya bihinduka. Kano gakote kakiri gashasha ukuntu muri ka karere nababwiye navukiyemo, bakoze igiterane ngo cyo kurwanya ibiyobyabwenge. Kano kantu nkababwire, mukunda inkuru nababonye.
noneho ako karere bategura igiterane cyo kurwanya ibiyobyabwenge. Barangije baravuga batari ko ninde muhanzi twabona muri iki gihugu waza akadufasha muri iki giterane. Urumva n'akarere kari kuganira, bajya kuri za mbuga nkoranyambaga zanyu, bajya ahashoboka hose barashakisha, bakajya bacatinga bakareba, bagera ku ndirimbo ya runaka bakabona wapi nta kintu izakora, bakakomeza bakagenda. Ariko mana, bajya kubona babona baguye ku ndirimbo ivuga ngo ifi yawe ntawe uzayiroba. Uyu muntu turi kubona ibyo ari byo byose yadufasha. Bafashe nimero, kenshi twandikaho nimero. Aro, nanjye rero iyo ntakuzi ntago mvuga cyane. Burya umuntu uvuga cyane kuri telefone ni umukene. Abakene nibo bavuga cyane kuri telefone. Uzahamagara umushumba wumve. Ntago avuga cyane, avuga gake. Aro, wowe ukasama ngo wenda kumva. None se siko mubizi na Bibiliya bivuga ngo umukene ngo avuga yihonga. Umukene avuga yihonga, avuga ati mvuge cyane wenda batangera kunsubirishamo. Aro, ndavuga n'aba bantu bamamagaye nabazi, reka nitabe gace batancisha mu ijisho. Aro, mukozi w'Imana, numve shajemo umukozi w'Imana, ndavuga nti karabaye, reka mvuge neza da. Twateguye igiterane, twifuza ko mwazaza mukadufasha muri icyo giterane. Ndababwira nti muri bande, turi akarere ka Ngororero. Nari nanze kwavuga none ndahavuze. Apo kimjinge kimeneke. None wazaza ukadufasha. Nibuka kariho navukiye. Ndavuga nti nzaza. Numva ijwi rirambwiye ngo mwana wanje, ndaguhisha ntuzihishure nakubwiye. Iryo jambo wamenya risobanuye iki? Nagenda njya mu giterane. Ngeze mu giterane, ubwo bazi ngo n'umuntu ngo w'Ikigali ngo ukaze bazanye. Naho kumbe yawe Imana niguhisha uzirinde kwihishura. Hari igihe Imana iguhisha wowe ukagira ngo Imana irakwanga. Nahoze ndi gutanga urugero kuri uriya muntu uri hariya, buriya uriya yaburaye ntiwabimenya. Ariko uyu yaburaye sha, uyu yaburaye. Hari igihe Imana iguhisha mu mubiri ikaguhisha, abantu bakubonye bakajya banakuguza. Ukubonye akavuga ati Daforo wambabariye wowe kabyara we ukanguriza 2,000, kandi we na desa zikujyana Nyabugogo uvuye Ikinyinya wazibuze. Icyo gihe burya Imana iba yaguhishe. Hari igihe Imana iguhisha ukambara nk'uriya muvuga butumwa ugashyiramo akantu na kariya gatambitseho n'akandi nabonye ku ikote. Wamubona ukavuga uti mukozi w'Imana wamubona. Ariko Imana ijya ibahisha sha, Imana ijya ibahisha. Kandi nubona Imana yaguhishe uzirinde kwihishura. Niwihishura uzaseba. Niwihishura na wundi wagusuhuzaga ntago azagusuhuza. Tagenda dukora igiterane tugira ibihe byiza. Tumaze kugira ibihe byiza, umushumba afata mikrofone agiye gutanga amatangazo. Numva ijwi rirambwiye ngo ngahishure. Imana igiduhisha. Hari igihe iyihisha umukobwa kandi wenda ari nyirabukara, Imana ikamutwikirizaho akantu. Noneho Karori akareba mu bakobwa bose, Imana yihishe Daforoza ikamuhisha mu gisirimba.
hano nahoze mbona harimo kamera bura no mu ijuru ntihari se sawa nyine ibyo mukora byose burya na kamera yo mu ijuru ibireba nabonye nanjye nari mfite kamera yanjye ndi kugenda ncekinga hari abatatuye nababonye kandi abo batatuye ntibakomye amashyi abo batakomye amashyi ntibanabyinnye abo batabyinnye ntibanavugije n'ingoma ubundi ubwo nimba kamera yo mu ijuru yari imeze gutya yakubonyeho iki yabonye wakoze iki muri iki giterane cyamaye nka Yesu uyu mukobwa Imana imuhishe muri kino gisirimba kandi wenda ni nyirabukara cyangwa ibirenge biratambitse ntiwamenya Karoli yahagera yabona Daforoza ari mu gisirimba akavuga ati mu bakobwa bose arabaruta agashora amagambo kwa pasiteri akavuga ati mbihaye umugisha yamara kubiha umugisha Daforoza akagenda mu bwihisho bw'Imana akajya kubaka urugo ab'inzobe byarabacanze barabuze ubavugisha nta kindi gitumye Daforoza ajya kwa Karoli nuko Imana yamuhishe haleluya umushumba ndamubwira ni buretse gutanga amatangazo umushumba ati niki ntinagira ngo mbanze mbibwire ati twibwire kandi watwibwiye ati ntiwatubwiye kuri w'i Kigali ntiwavuze ko iteranira Gasave muri ADEPR mbabarira urumva w'i Kigali abanyakigali baratwubaha ntago wamwima mikorofone umushumba ati nga akira mikorofone ndayifata haleluya patamena bari banankunze rero twari twagiranye ibihe byiza hari ibihe byiza biza mu iteraniro ukumva ko umuntu wese yagize ibihe byiza Yesu ashimwe ndababwira ni rero nagira ngo mbibwire bose mbona bateza amatwi abahaguruka gutya barahaguruka ndi mwene Sekimonyo bati mwene Segi mbona abayobozi kwa kundi bari bicaye bose bagize gutya bati mwene Segi ni mwene Sekimonyo bari kwibuka ko kwa Sekimonyo nta muntu numwe uzwi no mu rwego rw'isibo none ngewe niwe nibaransa imbere yabo kandi ubwo bagitifu b'imirenge bari batondetse gutya urumva banshizemo hagati inyuma yanjye hari za daso zivuga ziti n'urushishi rwibeshya rukamukoraho ndababwira ni mwana Sekimonyo ikintu cyanshimishije rero ngiki nicyo kintu nashakaga kubabwira papa ngwino hano gitifu w'umurenge wacu rero yahise ahaguruka arampobera aravuga ati aba bagitifu bose najyaga mbabwira ko mu murenge wanjye mfite abantu bakomeye bakangisha impaka bakampakanya haleluya Imana yo mu ijuru izasubiza amasezerano ukiriho Imana izasubiza amasezerano ukiriho genda wiyicarire haleluya Imana izasubiza amasezerano ukiriho hari umuririmbyi uherutse kubiririmba aravuga ngo nuntabara uzantabara untabaye ntuzansubize mu mibabaro ubundi abantu benshi iyo dusenga cyangwa se iyo tuvuga ngo Imana irakora ntago babyumva ariko nushaka ujye ubyumva biratangaje kubona ejo bundi umuntu uri muri Amerika yarampamagaye arambwira ati mukozi w'Imana ni Karame ati indirimbo zawe twarazikunze ni naho zirahagera zigerayo sha zigerayo
ni naho ngaho zirahagera ati zirahagera ati indirimbo zawe turazikunda ati ziraduhumuriza. Nkatekereza nkavuge nari koko mwene Sekimonyo uvuka hahandi, reka mbabwire ubu ndi kuvuga ngo mwene Sekimonyo, ariko wowe urutwa n'uwo kwa Sekimonyo. Wowe aho wavukiye ni unahavuza, ahubwo twarira tukihanagura. Nubwo mwese mwihishe, ariko ubu namwe muje hano mukabisobanura. Mushumba ubu hari abari kundeba, wendebera muri rinete. Ubu ngubu mwese nuko Imana ibahishe, ikabibahisha i Kigali. Muje hano mukabisobanura, twakumva namwe muri bakavakure. Ariko turashimira Imana ko ikomeje kuduhisha. Haleluya! Gukorera Imana ntako bisa, kuva mu masezerano biragatsindwa. Gukorere urabuka Umwami Imana azakugeza. Yo ntako bisa, kuva mu masezerano biragatsindwa. Gukorere urabuka Umwami Imana. Gukorera Imana ntako bisa, kuva mu masezerano biragatsindwa. Gukorere urabuka Umwami Imana azakugeza. Yo kuva mu masezerano biragatsindwa. Gukorere urabuka Umwami Imana Amen. Imana mwaje imbere, Imana mwicaye imbere. Birashoboka ko wagera mu gihe cy'akabwibwi, ariko Imana ifite imbaraga zo kugukura muri ako kabwibwi. Muri Mozambique bari gutegura igiterane, nzajyayo. Nigeze kuririmba indirimbo ivuga ngo Imana yacu ni nziza, ni nziza ntabwo yadutaye. Reka nihute. Nshiraho akarefure kavuga ngo iyaba atari wowe Mana we, amazi aba yaraturengeye tugapfa tugashira. Harimo mu bitero harimo akajambo kavuga ngo iyaba Imana yacu iginywa agafanta, umuntu yayigurira agasitoro. Iyaba Imana yacu igirya ku kanyama, umuntu yayijyana muri hoteli bakicarana. Ubwo ababisha baduhagurukiraga, amazi aba yaraturengeye tugapfa tugashira. Umuntu arambwira ati ko numvisha uterateranye utwo tugambo nkumva turaryoshye, amashuri ufite nangahe? Ati wize amashuri angahe? Aba bantu bize hari igihe badusuzugura, bakagira ngo niba Imana izakoresha gusa. Ntabwo Imana ikoresha abanyamashuri gusa, ahubwo Imana ifata umuntu udashoboye ikamushoboza. Haleluya! Imana ishoboza udashoboye. Imana ishoboza udashoboye. Niba Imana yarakoresheje ababembe barabataye, wowe utari umubembe izabuzwa n'iki kugukoresha? Muhaguruke dusenge. Nimba Imana yarakoresheje ababembe barabataye, wowe ukibasha kwicara mu muryango iwanyu ugatanga igitekerezo, nizihe mpamvu zatuma Imana itagukoresha? Ubwoba uko Imana yari iri kera na n'uyu munsi nikikiri. Tugiye kwinginga umushumba adufashe gusenga Imana. Nari nabazaniye ijambo rivuga ngo uko byagenda kose, uko byamera kose, no mu kabwibwi Imana ibasha gutabara. Yesu ashimwe. Hari abantu bari mu kabwibwi bicaye hano, nubwo turi kuganira tugafashwa tukagira ibihe byiza, ariko hari abantu bicaye mu kantu babona kameze nk'akabwibwi. Naje kubabwira ngo nimuhumure, amaboko y'Imana aracyakora. Mushumba ugiye kudufasha gusenga Imana. Imana ibahe umugisha. Nibikunda wenda turashyiraho akaririmbo kamwe umushumba amaze gusenga, abantu bataza kurakara.